Mu buzima bwa hano ku isi umuntu agira urugendo agomba kugenda, rushobora kuba rugufi cyangwa rurerure, gusa ntawe ugenda urungana n'urw'undi. Uru rugendo muri rusange rwitwa ubuzima. Ubuzima bushobora kuba bwiza cyangwa bubi, bamwe babishingiraho bakavuga ko ubuzima ari ishuri umuntu agomba kwiga uhereye akivuka ukageza gupfa. Ibi byose iyo bifatanye bikora amateka. Uko byagenda kose inzira ya muntu igomba kubera abandi inyigisho uburyo bwose yitwaye agihumeka. Bibiliya itubwira ko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bikagira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, nk'uko tubibona mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3:16. Bibiliya ivuga ku bantu benshi batandukanye babaye indahemuka ku Mana. Urugero twavuga nka Aburahamu, Mose, Dawidi, Petero, Pawulo ndetse n'abandi. Uyu munsi turareba ku buzima bwaranze Sawuli waje guhinduka intumwa y'Imana akagira izina rishya akitwa intumwa Pawulo. Iyi mukurikiye ni Ishimwe TV, tubahaye ikaze. Uyu musore akaba ari muri bake bahinduriwe amazina n'Imana. Pawulo nk'umuntu wanditse ibitabo byinshi, hafi 1/2 kirenga cy'ibitabo bigize isezerano rishya, ni ukuvuga ibitabo 13. Ese yari muntu ki? Ese yabitewe n'iki? Ese yaba yarabyanditse mu gihe kingana gute? Pawulo nk'umwe mu barenganyaga ubwoko bw'Imana akaba yaranagaragaye mu iyicwa rya Stefano, intumwa ya Yesu wishwe ateye amabuye. Pawulo wamenyekanye mu rugomo n'iyicarubozo by'indengakamere, arenganya abemera Yesu Kristo, abahora kwizera kwabo. Yahindutse ute imbata ya Kristo uwo yarenganyirizaga abandi? Pawulo atandukaniye he n'izindi ntumwa? Wakibaza uti amaherezo ya Pawulo ufite amateka atandukanye n'izindi ntumwa yabaye ayahe? Yadusigiye irihe somo? Kimwe n'izindi ntumwa zose baziraga kuvugira mu ruhame kandi bashize amanga ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Iyo habayeho guhindura izina biba bisobanura nanone ikintu gishya kibaye ku buzima bw'umuntu, ni ukuvuga imibereho itandukanye n'iya mbere. Umuntu aba ahindutse icyaremwe gishya ndetse atangiye kugirana ubusabane n'Imana. Mu isezerano rya kera havugwa Aburamu wahinduriwe izina akitwa Aburahamu, no mu isezerano rishya Bibiliya ivuga Simoni wahinduriwe izina ubwo yakurikiraga Yesu hamwe na mwene se Andereya. Aha Simoni yiswe Petero cyangwa se Kefa, risobanura urutare. Si we wenyine, haje no kubaho uwitwa Sawuli, nawe yaje kwitwa Pawulo. Sawuli ari we wabaye Pawulo, we yahinduriwe izina agiye kurenganya ubwoko bw'Imana ageze i Damasiko. Kuri ubu akaba ari umurwa mukuru wa Siriya ku mugabane wa Aziya. Uyu Sawuli tuvugaho atandukanye n'undi wabaye umwami wa mbere wa Isirayeli ahagana mu kinyejana cya 11 mbere ya Yesu Kristo. Uyu we akaba yarapfuye yiyahuye. Pawulo uyu uvugwa ni umwe washinjaga abantu b'Imana ibinyoma mu rukiko i Yerusalemu, nk'uko nawe abyivugira mu nzandiko yagiye yandika zitandukanye ko yabanje kuba umunyarugomo, umutukanyi, urenganya, nyamara yacishijwe bugufi ari mu nzira ajyanye inzandiko yari akuye ku mutambyi mukuru azishyiriye abo mu masinagogi y'i Damasiko kugira ngo bajye gufata umuntu wese uvuga neza izina rya Yesu. Ari muri urwo rugendo Yesu Kristo yaramusanze atungurwa n'umucyo mwinshi umuhuma amaso, aho yamaze iminsi igera muri 3 atabona, nk'uko tugiye kubibona mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 1 kugeza ku wa 9. Haragira hati, ariko Sawuli akomeza gukangisha abigishwa b'umwami ko bicwa. Ajya ku mutambyi mukuru amusaba inzandiko zo guha ab'amasinagogi y'i Damasiko kugira ngo nabona abantu b'inzira ya Yesu, abagabo cyangwa abagore, ababohe abajyane i Yerusalemu. Akigenda yenda gusohora i Damasiko, umucyo uramutungura uvuye mu ijuru uramugota, agwa hasi, yumva ijwi rimubaza riti, Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Aramubaza ati, urinde mwami? Nawe ati, ndi Yesu uwo urenganya. Ariko haguruka ujye mu mudugudu, uzabwirwa ibyo ukwiriye gukora. Abagabo bajyanye nawe bahagarara badakoma kuko bumvise iryo jwi batagize umuntu babona. Sawuli arabyuka, arambuye amaso ntiyagira icyo areba, baramurandata bamujyana i Damasiko. Amarayo 3 atareba, atarya kandi atanywa. Pawulo yavukiye ahitwa Taruso. Usibye kuba yarize imigenzo y'idini ya Kiyahudi ndetse akaba yari afite ubumenyi buhagije mu by'amategeko, nawe nyuma yo guhinduka yarabyivugiye avuga ko hari impamvu nyinshi zamutera kuba yakiringira umubiri, aho yavuze ko yabyawe ku munsi wa 8
akaba ari umwisirayeli mu muryango wa Benjamin, akaba umuheburayo ndetse ku by'amategeko yari umufarisayo nk'uko bigaragara mu gitabo cy'Abafilipi igice cya 3:4. Akaba yarigishijwe n'umugabo w'umufarisayo witwaga Gamaliyeli wari uzwi cyane w'umuhanga, akaba n'umwigishamategeko nk'uko tubibona mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 5:34. Kimwe n'ubundi bushakashatsi bwose bwakozwe hagendewe ku ijambo rigaragara mu rwa mbere rw'Abakorino igice cya 7:6 kugeza kwa 8, bigaragara ko Pawulo atigeze agira umugore. Haragira hati: ariko ibyo mbivuze ku bwanjye, si amategeko mbategeka, kuko nashaka ko abantu bose bamera nkanjye. Ariko umuntu wese afite impano ye yahawe n'Imana, umwe ukwe undi ukwe. Abatararongorana kandi n'abapfakazi ndababwira yuko icyiza kuri bo ari uko bagumya kumera nkanjye. Urubuga twakuyeho aya makuru rugaragaza ko Pawulo yakoze ingendo 5 z'ivugabutumwa nkuru gusa. Bibiliya mu Isezerano Rishya igaragaza ko Pawulo yakoze ingendo mu mijyi 50, aho akaba yarabashije kwigisha abandi harimo Timoteyo ndetse na Yohana. Pawulo yamaze imyaka 5 mu buroko akoreramo ivugabutumwa, aho yakubitiwe azira kuvuga ubutumwa bwiza. Yatangiye ivugabutumwa afite imyaka 31, apfa agize imyaka 66. Nubwo ubushakashatsi butabivugaho kimwe ku gihe yapfiriye, gusa ku rubuga www.biblestudy.org yemeza ko Pawulo yapfuye aciwe igihanga hagati y'ukwezi kwa 5 n'ukwa 6 mu mwaka wa 68 nyuma ya Yesu Kristo, ku ngoma y'umwami Nero wategekaga i Roma, nawe waje gupfa yiyahuye. Ese twakwibaza duti, intumbero ya Pawulo yagize itwigisha iki mu rugendo rugana mu ijuru? Gushaka ni ugushobora, kandi umusaruro umuhinzi ateganya mu isarura niwo umutera umwete n'imbaraga zo kubiba ibihe byose, haba ku zuba ryinshi cyangwa mu mvura nyinshi. Kujya mu ijuru ni urugendo rwo mu bugingo, bisaba umunsi ku munsi kumenya aho umuntu avuye kugira ngo amenye n'iyo ajya. Bibiliya igaragaza ko Pawulo yari yaramamaje kujya mu ijuru. Mu butumwa yatanze yagiye agaragaza zimwe mu ngeso mbi zamurangaga mbere, hanyuma agashimangira ko yaziretse, aho yavuze ati: nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera, nk'uko tubibona mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 1:13. Nanone Pawulo yagaragaje impinduka zamubayeho avuga ati: nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Umukristo akwiye kurangwa no kuva no kujya, kugira ibibi avamo yinjira mu byiza bishimwa n'Imana. Guhora atekereza ubwami bw'ijuru ni kimwe mu byashoboje Pawulo hamwe n'izindi ntumwa zose kwihanganira urupfu rw'agashinyaguro, gucibwa ibihanga, gutwikwa bumva, kubambwa bumva, no gukurwaho impu bumva bakababaga. Pawulo yagaragaje icyatumaga yirengagiza ipfunwe no gucunaguzwa. Ubwo yari yazanywe mu rukiko imbere y'umwami Agiripa kwisobanura, yagize ati: none mpagaritswe gucibwa urubanza, kuko niringira kuzabona ibyo Imana yasezeranyije ba sogokuruza, nk'uko tubibona mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 26:6. Ubuzima bwa Pawulo butwigisha guca bugufi no guhanga amaso ku Mana, dusenga ibihe byose mu byiza no mu bibi, kuko Imana ijya yemera ko ibintu byose bigera ku muntu wayo igamije kumuhindura. Ibi tubagejejeho ni bimwe mu byaranze ubuzima bwa Pawulo ndetse n'uburyo yagiye yitwara mu rugendo rwe rugana mu ijuru. Natwe duharanire kuba abatahajuru nk'uko Pawulo nawe yabiharaniye, kandi natwe dusenga Imana izadushoboza. Iyi mwumvaga ndetse mwamukurikiye ni Ishimwe TV. Tubashishikariza gukora subscribe ku batarayikora, ndetse mugakora na share musangiza ubutumwa inshuti zanyu. Turabakunda kandi tubifuriza ibyiza. Imana ibahe umugisha.